ikaze bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uyu munsi twatumiye umutumirwa wacu ari we Janvier Haganimana. Yego, tuguhaye ikaze muganga Janvier Haganimana. Uyu munsi rero bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV tubazaniye muganga kugira ngo tuganirize, agiye kutubwira icyo tugiye kutuganiriza uyu munsi nk'abakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV. Yego, kubera iminsi mikuru yegereje kandi abantu bagenda bishimisha bitandukanye, hari umuntu ushobora kugira gutya akavuga uti mfite umukunzi namuteguriye kado ya Noheli, ariko kandi ashobora no gucikwa agasanga dukoze imibonano mpuzabitsina. Yego, ako kantu rero bashobora bayikoze, bashobora kwikingira kugira ngo birinde inda zitateguwe, birinde virusi itera sida, birinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hanyuma rero agakingirizo k'umugabo niko ngiye kubigisha uyu munsi. Nk'uko muganga Janvier yabitubwiye, agiye kuganiriza abakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV ku bijyanye no gukoresha agakingirizo k'umugabo. Muganga Janvier, tuguhaye ikaze uganirire abakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV ku bijyanye n'uburyo gukoresha agakingirizo k'umugabo. Urakoze cyane. Bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV, hano nabateguriye uburyo bambara agakingirizo k'umugabo kugira ngo dukomeze kwirinda, kugira ngo tugabanye tugerageze gukuraho cyangwa kurandura ubwandu bwa virusi itera sida bukomeje kwiyongera. Muri iyi minsi usanga ubwandu bwa virusi itera sida bukomeje kwiyongera, kandi sida ntabwo igira umuti n'urukingo. Niyo mpamvu tugomba kurwanya iyo virusi, tugomba no kuyikingira. Kandi rega ntabwo ari virusi itera sida yonyine, hari n'izindi ndwara, kanseri y'inkondo y'umura, hari umutezi w'imburugu, indwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu rero tugiye kujya tubigisha, kandi ngiye kubaha ikiganiro cy'ukuntu bakoresha agakingirizo. Aka ngaka bakita agakingirizo. Abantu benshi bakunda kwita prudence, niko bakunda kwita, ariko mu Kinyarwanda cyiza aka kantu ni agakingirizo. Aka gakingirizo kacu rero buriya iyo ugafite wirinda kugashyira mu mufuka, kugenda ukicarira kugira ngo utakangiza. Ugomba kureba neza niba katararangije igihe, ugomba kureba neza nimba agakingirizo kawe kameze neza, haba harimo umwuka mo hano. Hanyuma kandi ugomba gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Icyiza rero cyo gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye nibi, ntabwo ushobora gusama inda utateguye, ntabwo ushobora kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko nabibabwiye. Hanyuma rero ngiye kubereka uburyo gakoreshwa. Agakingirizo uragafata ngaka, imaze kugafata hano ahangaha hariho utuntu tw'uduhiro, na ahangaha bagafungurira. Ntabwo wagafunguza amenyo, biroroshye cyane, ugafungura neza gutya. Urabona agakingirizo kacu rero ngaka. Ukimara rero kubona agakingirizo, ufata ahangaha, ufata hano, hanyuma ugafata igitsina cyawe cyagize gifite umurego, gihagaze nk'iki cyanjye mubona hano. Cyanjye murabona ko gifite umurego kandi gihagaze, urumva rero agakingirizo k'abagabo mbere yo kugira ngo ukambare cyangwa ugakoreshe, urabanza ugahuhamo hano, akantu kakaza, warangiza aka kantu ukagafata. Impamvu tugafata ni ukugira ngo hataza kujyamo umwuka ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, kakaba katurika cyangwa se kakaba kagira ikindi kibazo. Hanyuma rero iyo ugafite gutya, uraza ugafata, bivuze ngo igitsina cyawe kiba gifite umurego nk'iki cyanjye, uraza ukayifata neza gutya, warangiza ukagenda ukaraga, ukagenda ukakarambura, ukagaheza ukakagezayo. Urabona ko agakingirizo kanjye ubu ndakambaye. Aka kanya rero kari ahangaha niko amasohoro cyangwa se ibyo tubyita sperma, sperm. Yego, ntabwo ubwako biraza bikagumamo hano. Bivuze ngo uba wikingiye kandi uzi neza ko ibyo ukoze bikunyuze. Hanyuma no kugakuramo nanone, kubera ko igitsina kiba cyamaze gutakaza umurego, urakiyegereza ukagakuramo neza cyane
ku buryo nta kintu na kimwe kigucika, warangiza wamara kugakuramo ukagafata ukakazinga, hanyuma ukagajugunya ahantu kure cyangwa se muri toilette, ahantu hatagera abantu, hatagera abana, kugira ngo hatazagira undi muntu ushobora kwandura, kandi icyo tugamije ari ukugira ngo twirinde kandi turinde n'abandi. Murakoze cyane rero bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV, ubutaha rero nanone tuzongera tubategurire agakingirizo k'umugore. Murakoze nawe. Murakoze cyane muganga Janvier kudusobanuriye uko bambara agakingirizo, ariko abantu bashaka kwibaza ibibazo, ese umuntu yambaye agakingirizo ntawe ushobora kwambara agakingirizo kakanga kujyamo? Numvise uvuga ngo ari uko igitsina cyafashe umurego, ese umuntu ntashobora kukambara igitsina kitafashe umurego? Yego, ntabwo ushobora kwambara igitsina kitafashe umurego, kubera ko kiba cyaguye kandi kiba cyoroshye, gishobora kugenda kihina, ntabwo wakambara neza ngo bikunde, kandi nanone gashobora kutagukwira kuko kakaba kanini. Yego. Murakoze cyane muganga Janvier, watubwiye ngo ibyo ubanza kureba ese hari ibintu ushobora kubanza kureba ku gakingirizo bishobora kukwereka ko agakingirizo ari kazima cyangwa gafite ubuziranenge? Yego. Uragafata ukareba itariki kazarangiriraho, kagomba kuba katarataye agaciro. Icyo ni kimwe. Ikindi nanone hano harimo umwuka, ukoraho ukawumva kandi ukumva ko kameze neza, nta kibazo rwose, biroroshye cyane. Turashimira rero muganga Janvier badufashije gusobanukirwa uburyo umuntu agomba gukoresha agakingirizo, ariko ibiganiro bizagenda bikomeza. Muganga Janvier arabwira abakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV uko bazaba bakurikira bino biganiro mu gihe twabishyizeho cyangwa mu gihe ibiganiro byatanzwe. Ikintu umukunzi wa Isoko y'Ubuzima TV agomba gukora, urumva, igihe umukunzi wa Isoko y'Ubuzima TV agomba gukora subscribe, agakora like, agasharinga abandi, twese tugakomeza gufashanya no gufasha abandi. Ikindi kandi buriya mu buzima bwiza, ikibazo kindi wagira cyangwa ikiganiro waba ukeneye n'icyo waba ukeneye kutubaza, washyiraho comment, wakandaho ukandika tukagusubiza nta kibazo. Gusa hari na groupe ya WhatsApp y'abakunzi b'Isoko y'Ubuzima TV. Yego, iyo group WhatsApp nayo iri aho ngaho, hariho wakandaho kajoyininga, tukajya tuganira, tugakomeza no kujya tumenya ibiganiro bigezweho na kandi byiza cyane byo kudufasha. Murakoze cyane muganga Janvier, ariko harimo umuntu ushobora kuvuga ati ibiganiro mwatanze ni byiza cyane, ashaka kuzaza akubaza. Ese ushobora gutanga nimero ya telefone, ukabwira abantu nimero ya telefone kuko umuntu ashaka guhamagara akubaza ukuntu kubibaza ashaka cyangwa se akandi? Byiza cyane, byiza kurushaho wayakanda kuri iriya link yo kuri hano hasi, agakandaho agahita yinjira mu rubuga rwacu rwa WhatsApp rw'abakunzi b'Isoko y'Ubuzima TV, akajya tubaza. Gusa na nimero ya telefone nta kibazo kuyivuga, ni 078 60 58 466. Ndabakunda cyane. Ongera usubiremo. Ni 078 60 58 466. Yego. Murakoze cyane bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV. Iki ni cyo kiganiro twabateguriye. Naho utaha. Murakoze.